Reka nongere ngo ikaze mukunzi wa Davis Entertainment nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho wabiherereye hose aba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turakomeje n'amakuru yacu, n'amakuru y'imyidagaduro tugera tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije, tugira ngo mumenye uko bihagaze mu myidagaduro haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Mu makuru yacu y'uyu munsi rero ndaza kubwira ko uburyohe bw'imyidagaduro bwagarutse, habaraza kukubwira rero igihe naho ibihembo bikomeye bizatangirwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, ndetse muri aya makuru ndaza kukubwira ko Zari uheruka i Kigali yatanze igisobanuro cyo gutangira umwaka, ndetse ku musozo w'aya makuru ndaza no kubwira igisubizo cya debeni kubibajije niba yaritereshejeho umusatsi w'umukorano. Byose rero ni muri aya makuru arambuye, ni mu kanya gato cyane. Reka amakuru yacu tuyahere kuri ibi bihembo bizatangwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Buri mwaka rero hatangwa ibihembo bitandukanye mu ruganda rw'imyidagaduro, by'umwihariko mu muziki no muri sinema ku rwego mpuzamahanga. Nk'uko bimenyerewe rero muri iyi si y'imyidagaduro, ukoze neza arashimirwa, ndetse kugeza ubu hari ibihembo bikomeye bitangwa buri mwaka bigahabwa indashyikirwa zahize izindi mu byiciro bigiye bitandukanye. Ni muri urwo rwego rero no muri 2024 hari ibihembo isi yose ihanze amaso bitewe n'uburemere bwabyo n'icyo bisobanuye ku myidagaduro muri rusange. Ibihembo bya Golden Global Awards birabura iminsi barirwa ku ntoki ngo bishyikirizwe ababikoreye ku nshuro yabyo rero ya 81. Ibi bihembo bizatangwa tariki ya 8 Mutarama 2024 mu birori bizabera kuri Bravo Hilton muri California. Ni mu gihe ibihembo rero bya Critics Choice Award bizatangwa ku itariki ya 14 Mutarama 2024. Bizatangirwa rero kuri Fairmount Central Plaza Hotel yo muri California. Uyu mwaka rero umunyabigwi w'umukinnyi wa filime, umuyobozi akaba na producer wazo watsindiye ibihembo binyuranye birimo n'icya Emmy America Ferrer, niwe uzayobora ibi bihembo bizaba bitangwa ku nshuro yabyo ya 8. Ibihembo bya Emmys bimaze igihe kirekire bitangwa ku nshuro yabyo rero ya 75, bizatangwa ku itariki ya 15 Mutarama 2024. Ibirori byo kubitanga rero bibere muri Peacock muri Los Angeles biyobowe na Anthony Anderson. Ibihembo rero bya Grammy biba bihanzwe amaso n'isi yose, bizatangwa ku nshuro ya 64 tariki ya 5 Gashyantare 2024, bitangirwe kuri MGM Grand Garden Arena muri Las Vegas. Ibya People's Choice Award byo bizatangwa tariki ya 18 Gashyantare 2024, mu gihe ibya Bafatas nabyo bizatangwa ku ya 18 Gashyantare bigatangirwa kuri Royal Festival Hall muri Londres mu Bwongereza. Ibi bihembo bya British Film Academy Awards bizaba bitangwa ku nshuro ya 77. Ibirori byo gutanga ibihembo bya Screen Actors Guild bizaba tariki ya 24 Gashyantare bibere kuri Shrine Auditorium muri Los Angeles. Ibirori by'uburyohe muri sinema bizaba uyu mwaka bizaba bibaye ku nshuro yabyo ya 30 tariki ya 2 Werurwe uyu mwaka. Hazatangwa ibihembo bya British bitangirwe kuri London's O2 ku ya 10 muri uko kwezi. Ibihembo bya Oscar bizatangwa ku nshuro yabyo ya 96 bitangirwe kuri Dolby muri Hollywood. Ahantu rero n'igihe ibihembo bya MTV bizatangirwa ntibiremezwa neza, ariko kugeza ubu hakekwa ko ibi birori bizaba muri Nzeri bikabera muri New York mu mujyi wa New Jersey. Ni mu gihe rero ibihembo bya American Music Award bizatangirwa kuri Microsoft Street Los Angeles ku ya 17 Ugushyingo 2024. Ibindi bihembo bikomeye rero bizatangwa muri uyu mwaka ni ibya MTV Awards bizatangwa mu kwezi k'Ugushyingo. Ibi bihembo rero byari biteganijwe kubera i Paris mu mwaka ushize, byaje gusubikwa igitaraganya. Ababishinzwe rero basezeranya ko bizagaruka muri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2024. Nk'uko rero bikubwiye rero
Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Zari uherutse i Kigali aho yatanze igisobanuro cyo gutangira umwaka. Zari the Boss Lady umuherwekazi wakoreye ibirori mu by'abambaye ibyera mu Rwanda mu minsi ishize yagaragaje ko kwinjira mu mwaka mushya atari guhinduka ku mibare gusa ahubwo ko hari ibindi bijyana nabyo. Mu butumwa rero uyu mugore uri mu bafite izina riremereye mu myidagaduro nyafurika yashyize hanze yagize ati gutangira k'umwaka birenze ibyo guhinduka kwa kalendari, binasobanuye amahirwe yo kongera imbaraga mu by'umuntu akora kimwe no mu bimuzengurutse. Aboneraho rero yifuriza miliyoni z'abamukurikira n'abakunzi b'ibyo akora muri rusange umwaka w'uburumbuke n'iterambere. Ati uyu mwaka rero wa 2024 ugushyire mu nzira y'ubutsinzi n'ubutunzi buzira iherezo, umwaka mushya muhire. Zari yifurije abamukurikira umwaka mushya muhire inyuma y'ibikorwa bitandukanye yasoje umwaka rero w'2023 akora, birimo nk'ibirori bya Zari All White Party yakoreye muri Uganda tariki ya 16 Ukuboza 2023 bikanitabirwa na mukeba we Tanasha Donna. Hari n'ikindi rero n'ibyo aheruka gukorera mu Rwanda ku itariki ya 29 Ukuboza 2023 byabereye muri The Wave Lounge bikitabirwa n'abasirimu b'i Kigali bari babyambariye. Nk'uko nari nabikubwiye nanone, reka nkugezeho igisobanuro cyangwa se igisubizo The Ben yatanze ku bamubajije niba yaritereshejeho umusatsi w'umukorano. Mugisha Benjamin wamenyekanye nka The Ben yasubije abamaze iminsi bibaza ku iterere ye niba yaritereshejeho umusatsi ubwo yiteguraga ubukwe bwe n'Uwikeza Pamela. The Ben rero n'Uwikeza Pamela barushinze ku ya 23 Ukuboza 2023 mu birori byabereye muri Kigali Convention Center. Ni ibirori rero byakurikiye ibyo gusezerana imbere y'Imana byabereye mu rusengero Eglise Vivante de Jesus Christ ku Irebero mu karere ka Kicukiro. Ni ubukwe rero bwagarutsweho cyane mu Rwanda ndetse bwitswaho cyane n'abakurikiranira hafi amakuru yo mu ruganda rw'imyidagaduro mu gihugu. Nyuma y'ubukwe bwe rero The Ben yahinduye inyogosho ndetse agaragara mu ruhame afite umusatsi muke ugereranyije n'uwo yari afite igihe yakoraga ubukwe. The Ben rero na Pamela bari mu batumiwe na Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame mu isangira ryabaye mu ijoro ryo kuwa 30 Ukuboza 2023 muri Kigali Convention Center. Uyu muhanzi yagaragaye afite inyogosho nshya ku buryo nyuma y'iminsi 7 akoze ubukwe bwari ubwa mbere ageze mu ruhame yiyogoshesheje ubwo yitabiraga igitaramo cya Israel Mbonera cyabaye kuri Noheli tariki ya 25 Ukuboza 2023 no mu cya Black Allegiance Party cya Kigali Boss Babes. Hombi yari yambaye ingofero. Bamwe rero mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko uyu muhanzi uri mu bafite izina rikomeye mu Rwanda no hanze yarwo yitereshejeho umusatsi. Mu kiganiro n'itangazamakuru The Ben yakuyeho urujijo kubibajije ku musatsi we n'abashimangiye ko yawitereshejeho. Yagize ati biriya ni ibinyoma. Nyuma y'uko rero The Ben agaragaye mu ruhame yiyogoshesheje yahise asangiza ifoto ari hagati ya nyina n'undi mubyeyi. Ni ifoto rero yatanzweho ibitekerezo byerekana ko abafana be bishimiye uburyo agaragara bamwifuriza gukomeza gutera imbere. Reka ngushimira wabanye natwe mu makuru yacu y'uyu munsi. Nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment ariko bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho buruko bukeye nuko bwije. Nanaboneraho rero kubifuriza umwaka mwiza w'2024 uzababera umwaka mwiza, uzababera umwaka uzabarumbukira ku bijyanye n'ubukungu no mu bwenge. Turabakunda cyane.